turi kugenda tuganira uburyo bwiza bwo gutsinda amaganya y'iyisi. Umeze neza? Meze neza cyane. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo bwiza bwo gutsinda amaganya y'iyisi n'ibihendo by'ubutunzi. Ni sije ikomeye. Ntago yoroshye. Ariko hamwe n'umwuka w'Imana. N'umwuka w'Imana biraza kugenda neza. Mwembe mikaza muri twiganirire. Amaganya y'isi ubundi umuntu iyo yumvisha amaganya ahita yibaza ati se buriya ni Ikinyarwanda amaganya kuganya turuka ku nshinga yitwa kuganya. Noneho amaganya y'isi Bibiliya ifite ikintu yavugaho kugira ngo tubigendanemo neza. Umuntu aganya avuga cyangwa atekereza. Ushobora kuganya uvuga, ushobora no kuganya utekereza cyangwa se wiyumvira. Kwiyumvira urabizi. Umuntu ugasanga nibyo atekereza nyine ariko amaganya yamwishe. Yego. Muradusobanurira amaganya ari iki, amaganya y'isi ni iki? Reka tubanze turebe ijambo ry'Imana icyo rivuga ku maganya. Yego. Tujye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Turahasanga amaganya ahantu havugwa igice cya 13. Hari inkuru y'umugani w'umubibyi. Ngira ngo abantu benshi bakunda inkuru zo muri Bibiliya, ariko iyo bigeze kuri uyu mugani w'umubibyi hari sinagomba ko nasoma gusa biri mu migani nako biri mu gitabo cya Matayo, mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 13. Usoma umugani w'umubibyi ariko ukaza no kubona Yesu awusobanura. Awusobanura niho hajemo amaganya. Yego. Reka aya makuru mbanze se nk'uyababwira abantu bayumve. Yesu yaciye umugani w'umubibyi avuga ukuntu imbuto umubibyi yasohoye imbuto ajya kuzibiba ahantu hane hatandukanye. Zimwe ngo zaguye mu nzira izo ni imbuto. Izindi zigwa ku kara, izindi zigwa mu mahwa, izindi zigwa mu murima mwiza. Noneho abacira umugani w'uyu mubibyi ngo wabibye imbuto, noneho ngo zigwa nyine zimwe zigwa mu nzira, inyoni zirazitoragura. Izindi zigwa ku kara, wapi ntizafata kubera ko nyine ukara ni ku rutare. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa araziniga. Hanyuma izindi zigwa mu butaka bwiza ngo zera imbuto 100, izindi 100, izindi 50. Abigishwa bavuga bati se kubera icyo ukunda kuvuga mu migani kweri? Ibi bintu bavugiye mu migani. Hirya ku murongo wa 16 arababwira ngo ariko amaso yanyu arahirwa ngo kuko abona, ngo n'amatwi yanyu ngo arahirwa kuko yumva. Ndababwira ukuri yuko abahanuzi benshi n'abakiranutsi bifuza kureba ibyo mureba ntibabirebe, no kumva ibyo mwumva ntibabyumve. Ntago yarabashubije rero iby'umugani uvuga. Ariko yababwira ati mwebwe murahirwa kuko amaso yanyu areba n'amatwi yanyu yumva. Ngo abantu benshi, abahanuzi n'abami benshi bifuje kureba ibyo mureba no kumva ibyo mwumva ntibabyumva. Ngo nuko rero murongo wa 18, ngo nuko rero nimwumva umugani w'umubibyi. Agiye kuwusobanura. Uwumva wese ijambo, wibuke ko ari ijambo ry'Imana, uwumva wese ijambo ry'ubwami ntarimenye, umubi araza agasahura ikibibwe mu mutima we, uwo niwe usa n'izibibwe mu nzira. Wasahuwe. Kandi usa n'izibibwe ku kara, uwo niwe wumva ijambo uwo mwanya akaryemera nezerewe, ariko ntagire imizi muri we, maze agakomera umwanya muto. Iyo habayeho amakuba cyangwa kurenganywa azira iryo jambo, uwo mwanya biramugusha. Ahita bivamo uwo mwanya. Hanyuma
dukomeze. Hanyuma kandi usa n'izibibwe mu mahwa, uwo niwe wumva ijambo maze amaganya y'iyisi. Wabyumvise? Uwo niwe wumva ijambo maze amaganya y'iyisi n'ibihendo by'ubutunzi bikaniga iryo jambo ntiryere. Uwo ngo niwe usa n'izibibwe mu mahwa. Amahwa agahita aziniga. Araziniga ntizere imbuto. Ariko urumva ko ziba zakuze. Ndaje noneho tubirebe. Hanyuma ku murongo wa 23 bakavuga ngo kandi usa n'izibibwe mu butaka bwiza, ngo niwe wumva ijambo akarimenya, ngo akera imbuto, umwe 100, undi 60, undi 30, bityo bityo. Noneho rero hano twavuze ngo tugiye kurebera hamwe uburyo bwiza bwo gutsinda amaganya y'isi n'ibihendo by'ubutunzi. Yego. Tubonye ko ariko amaganya y'isi n'ibihendo by'ubutunzi ngo bishushanywa n'umuntu wumvise ijambo ariko rikagwa mu mahwa. Aya mahwa ngo niyagereranywa n'ibihendo by'ubutunzi n'amaganya y'isi. Amahwa. Muri make imbuto zaragiye zigwa mu murima, zirakura, ariko zigeze hejuru kugira ngo zere imbuto, amahwa arazinika. Igihe cyo kwera imbuto zirabura. Zirabura kuko amahwa yagize gute? Yazinize. Ariko ngo aya mahwa ngo niyo bihendo by'ubutunzi niyo maganya y'isi n'ibihendo. Mbese amahwa ngo ni ibihendo by'ubutunzi ni n'amaganya y'isi. Hano twavuze ngo bigatuma rya jambo ritera imbuto ritagera ku musaruro. Umva ngo kandi usa n'izibibwe mu mahwa imbuto. Wibuka yuko hari zabibwe ku kara, hari n'izabibwe mu nzira inyoni zazitoragura. Hari n'umuntu hari n'izabibwe ku kara ngo arafashwa, ngo agenda avuga ngo twafashijwe ibintu bimeze neza cyane, ngo ni ukuri, ngo agakizwa akanya gato, ariko ngo haze utubazo akaba bivuyemo. Bamubwira bati ibyo bintu uri kuvuga bisubiramo neza. Noneho ku cyiciro cya 3 noneho zakuze, zameze ziranakura. Urumva ko noneho uyu rani wawe noneho ubirambyemo kabisa by'agakiza baranamwemera. Ariko ikibazo amaganya y'iyisi n'ibihendo by'ubutunzi ngo bigahita biriniga, ukajya gushaka imbuto ukazibura. Byarakuze, byaravumbutse, ariko nta rubuto ngo kubera amaganya y'isi n'ibihendo by'ubutunzi. Noneho turimo turareba rero ngo ni gute twanesha aya maganya y'isi. Tubanze turi amaganya y'isi icyo ari cyo, n'ibihendo by'ubutunzi icyo ari cyo. Ntitubonye ko ari amahwa se? Wabibonye yuko ngo bijyanwe ngo n'uwumva ijambo, umuntu wese wumvise ijambo agakizwa agahindukira, akemera akaba umukristo, akagenda na birane, akanaririmba, akanabwiriza, akanakora imirimo y'Imana ya yindi yose yatorewe, n'imirimo ya altari. Yego. Yaratoreye imirimo ya altari yose, mbese ari umukozi pe, abantu bavuga ati niwe. Ariko wajya kumushakaho imbuto ukazibura kubera amahwa yagize gute? Akakubwira ati mwumva ibyo mvuga, nimurebe ibyo nkora. Kubera ko amahwa yagize gute? Yarazinize. Kubera ibihendo. Aya mahwa rero batubwiye ngo nibyo bihendo by'ubutunzi, ngo nibyo maganya y'iyisi n'ibihendo by'ubutunzi. None amaganya y'isi ni iki? Ubundi hari n'amahwa ariko ubanza wumve aya mahwa, ubanza yumva ukuntu akomeye. Ntareba yuko byameze, abiniga bitarera imbuto. We ni haba arekereje, ntago abitegereje birimo bimera. Reka arabireka bigeze ahantu bijya gusambura. Waba warigeze ubona ukuntu amasaka asambura? Gusambura kwa masaka sinzi niba ariko babyita. Urumva isaka yo rifite nyine rigiye gusambura, zira n'imbuto zazo. Yego. Noneho reba n'ibindi byose bigiye kugira imbuto. Aya mahwa ayureba aya maganya y'isega tuvuga, agutegereza ku mbuto. Ni haba gutegeye ku mbuto ugiye gusambura nibwaza.
niyo mpamvu bavuze ngo kandi izo mbuto nizo ziba zikenewe. none se ntuzi ko arizo zikenewe ko ariho muzabamenyera. Ntabwo ari ukuvuga ngo ijambo ryarinjiye mu isoko y'ubugingo twavuze ngo buri giti kimenyekanishwa n'imbuto zacyo. Buri giti kimenyekanishwa n'imbuto zacyo. Niba nta mbuto rero zabuze amahwa yazinize kabaye. Ntabwo imbuto wera zigaragara, ntabwo twamenya uri ikihe giti. Twamenya uri igiki. Ntabwo twamenya niba uri icunga, niba uri indimu, cyangwa niba uri igitovu, cyangwa niba uri umutini, cyangwa niba uri mu nzenze, ntabwo twabimenya. Tuzabimenya ku mbuto. Ariko ikintu kibuze imbuto ngo ni amaganya y'iyisi n'ibihendo by'ubutunzi. Bihendo ijambo naryo turaza kurigeraho. Tubanza turebe aya maganya y'isi. None se wakwibaza ngo amaganya y'isi ni iki? Buriya cyangwa se aterwa n'iki? Tubanza turebe icyo ari cyo, tubone ikiyatera nyuma. Yego. Amaganya y'isi ubundi iyo babishyize iyo urebye mu Gifaransa nibyo bita resusi du siècle présent. Resusi. Aya maganya ni ibintu bihangayikisha abantu. No kuvuga ngo aya maganya ntabwo yitaye ku kuba uri umukene cyangwa uri umukire. Ntiyitaye ku kuba uri umunyafurika cyangwa uri umunyaburayi. Ntiyitaye ku kuba warashatse cyangwa utarashatse. Aya maganya afata buri muntu wese. Ntiyitaye kuba warize cyangwa utarize. Buri muntu wese ahura n'iki kibazo. Ahura n'ikibazo cy'amaganya kuko ni resusi. Ni ibintu biguhangayikisha kandi biba bihari. Nta muntu utagira ibimuhangayikisha rero. Ntabwo bibaho. Kuko turi ku isi. Hari umuririmbyi waririmbye ngo muri iyi si nta mahoro yuzuye twahabona. Aha, nta mahoro yuzuye twabona. Amaganya byanze bikunze abari hafi yawe kwegereye. Resusi ziba zihari zigutegereje. Ufite abana abavuga ati bariga bate. Bamara kwiga ati barabona akazi bate. Bamara kubona akazi ati barashingirwa bate. Mbese bamara gushyingirwa ati bazabyara bate. Abana bavuka bati bari abana bazuzukuruza bate. Hahora hari ibintu bikenewe. Amaganya bazabaho bate abuzukuru babo. Nzatura i Kigali nibwo igisubizo kizaba kibonetse. Uzakura he amashanyarazi kwa henda. Amazi uzabona yo kugura. Mituelle de santé. Ku ishuri abana. Iminsi mikuru irageze jewe nzakoresha ko nta sake mfite. Abandi ko barimo bategura iminsi mikuru je nzambara iki? Resusi amaganya. Ntajya avaho ahoraho. Ngaya amaganya. Amaganya rero ntareba yuko ufite ibintu byinshi bya mirenge ku ntenyo. N'ufite ibya mirenge ku ntenyo agira amaganya ati baranyiba. Umuntu wubatse igipangu kinini cyiza cyane wagira ngo afite ikibazo cy'inzu asigarana ikibazo ati bari bucurire. Bangabeho igitero agatashyiraho senyenge. Yashiraho senyenge ajya kuryama akavuga ati baba baraza kubomora agatashyiraho umuzamu. Umuzamu yaza amaganya kongera akaza ati waciririye n'imbwa ariko. N'imbwa akayicirira. Imbwa yaza yarinda urugo ikamurira akavuga ati ariko washaka na security ugashaka ya makampani. Amakampani akaza ati ariko ntago bizi wowe shaka kamera nizo zigezweho. Mbese amaganya abari amaganya ahora akeneye ibintu. Yego. Umuntu amaganya yagezeho aba afite telefone nk'iyo yawe sinyivuga. Ubwoko bwayo. Ejo hakabasotse iyindi version akasohoka iyindi. Akaza akavuga ati baba we telefone yanjye isindukanya katse. Amaganya gatangira ndakuraho telefone ijyanye n'igihe. Kwanza iyi ni ikihuta kandi cyagiye niyo yihutaga mu zindi zose. Ariko kubera ko amaganya ahoraho hasohotse indi yihuta cyane tuvuga yanjye ntago ikihuta. Amaganya ngayo bita amaganya
y'isi. ariko nta kubuza kuririmba imirimo irakomeje. Nyine aya maganya y'isi urumva kubera ko ubundi haba hakenewe imbuto. Nubwo ishaka ryameze, nubwo ikimera cyameze, hakenewe imbuto. Ariko hari ukuntu ushaka kujya gushaka imbuto ukazibura kubera amaganya y'isi. Reka nkubwire ukuntu amaganya abuza abantu kubona imbuto. Njyewe nzi abantu benshi batajya babona umwanya wo gusenga kubera ko birirwa birukanka, bahera mu gitondo biruka, saa sita baba bari kwiruka, imugoroba hose biruka, niyo bataha bari kwiruka, bakikubita hasi bahirima kubera umunaniro, bakabyuka bongera biruka bongera. Abo bantu ugira ngo uzajya kubashaka imbuto zibone. Amaganya y'isi yarazinize. Ntibagira umwanya wo kuruhuka, ntibagira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, ntago bashobora kubona umwanya wo gutuza ngo baganire n'Imana. Nta mwanya bajya baha Imana, ahubwo bahora biruka bahigahiga. Mbibutsa yuko guhiga no gushakisha ntabwo ari icyaha, ariko icyo bitera, wumve yuko niba zarameze amahwa akaziniga, ibyo bintu umuntu yirukanka, ukwiriye kwirukanka ariko ukagaruka ukera imbuto. Niba wirukanka imbuto zikabura rero, bisobanuye ngo amaganya y'isi yazinize, ntizera, ntago zakwera. Niba umuntu abyuka yirukanka igitondo, yirukanka kuva kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kugera ku cyumweru, abyuka yiruka, yagize amateraniro abananiwe, ubushize twarabivuze, agatangira gusinzira, akongera agakomeza, ugasanga mbese kubera ko yirirwa yirukanka ku by'isi, kandi iby'isi birakenewe. Niko bimeze. None yayiba amate ntabyo afite. Ariko wibuka yuko nabyo bitegereje kureba imbuto. Bitegereje ku mbuto. Ayo maganya hari ibyo gutinyura gukora utagakwiriye gukora. Aguhuma amaso. Urugero rufatika nuko umuntu wabyutse yirukanka, amanywa yose yiruka, agataha yiruka, akazinduka yiruka, cyumweru kimwe, 2, 3, nasoma Bibiliya. Niyo ayisomye, ayisoma nk'usoma kinyamateka ko nta mwanya afite wo guha Imana. Umwanya wo kwishyira Imana. Kwishyira Imana, gufata umwanya wo kwishyira Imana, ni umwanya wo gutuza ukajya imbere y'Imana, ugasoma ibyanditswe byera, ugatuza ukicara hamwe ibintu byose ukabyiyambura. Amaganya y'isi ukayashyira ku ruhande, bya bindi wirukanka ukabyihorera, none ugaturiza Imana, ukaganira nayo. Ariko kubera ko umuntu ahora yirukanka, atagira umwanya wo kwicara hamwe, nta na rimwe uzamushakaho imbuto ngo uzibone. Ni nabo bakristo tugwije. Nta mbuto nyine baba bafite, kuko nta bantu birirwa bahigahiga. Yakora igishoboka cyose kugira ngo wa mutima we unezerwe. Ntabwo unezerwa Imana. Ntabwo umutima unezerwa. Nakubwiye ngo amaganya y'isi ntabwo ashobora gutuma umutima unezerwa. Ahubwo abahiga ibintu adafata. Nyine icyo cyuha abona uburyo acyuzuza, akiziba, ariko bikamunanira kukiziba. Niyo mpamvu yitwa amaganya y'isi. Nuko udashobora kuyakura. Uwaguha 100,000 uzakenera 200. Uwaguha 200,000 uzakenera 400. Waguha 1,000,000 uzakenera 2. Hahora hari vide, ntago byuzura. Aho niyo bita amaganya. Yego. Turaza kureba ikintu cyatuma umuntu anesha amaganya. Kuko kuyanesha birashoboka. Kunesha amaganya birashoboka. Ariko birashoboka ko umuntu yaba atayafite. Oya, aba hari hubwo yagenda hejuru, ayarusha imbaraga. Nkeneye imodoka ariko ntayo mfite, kandi ndiho. Kutagira imodoka simbashe kubyirukana ngo bigende. Ngiye kubaho mu buzima butagira imodoka, kandi ndabaho mu ndi muzima nta kibazo. Nuko birenga hejuru, nuko binyura hejuru. Turaza kubigeraho, turaza kureba imbaraga zishobora gutuma ubigenda hejuru. Kuko amaganya y'isi nubwo wafata amasengesho y'iminsi 100 uyirukana, ntabwo agenda. Murabana abahari. Kuko nugera mu rugo uzasanga hari bibura. Uragera mu rugo usanga noneho yose niho yagiye.
uvuga uti nari nabyirengagije naguhaye urugero nka muntu ushobora kunywa ibiyobyabwenge kugira ngo atuze naguhaye urugero yatangiye ntanze afite sibyo arayubatse nziza kadasitiri ariko aravuze ati inzu itagira igipangu ntibaho azamuye urupangu rurerure umva metero hamwe wakuru ukajyaho ni gereza ariko aritegereje avuga ati ariko abantu ntibazansangamo imbere agashyiraho senyenge akazishyiraho akavuga ati ariko rero oya ntibihagije kuri porotaye hakwiriye umuzamu akazana umuzamu akajyaho akavuga ati oya ndacirira n'imbwa y'inkazi nayo akayishyiraho akageza aho batoya n'abasekirite baza abasekirite bakaza ariko buriya birahagije na kamera ukabona aracyari ibibura noneho kugeza n'igihe aryama akajya aryama ashikagurika avuga ati babandi bose bandinze bashaka kuba bashaka kunyica bashobora kungambanira bakantwarira inzu urumva yuko ntabwo aragerayo muri make nubwo abantu babona yaragezeyo nubwo abantu babona ari umuntu rwose ufite byose ariko nta kintu aratunga naguhaye urundi rugero ngewe niguriye imodokari yanjye ya karina ariko ngiye guparika iruhande rw'umuntu ufite ravafo ndavuga no ndashaka ravafo urumva ntabwo niyo bavuze abafite imodokari baravuga ati wapishagiye mfite kakandi ati kabasumba gutira urumva ntabwo akemera nk'imodoka oya ni kabasumba gutira kandi atarakabona yarakifuza yabona umuntu ati wampa yaparika iruhande rw'aba ravafo akavuga ati wapi gende basumba gutira ravafo ejo akayizana agaparika iruhande rwa randikuruza akavuga ati oya nta modoka njye mfite kugeza igihe abonye vewiti akavuga ati vewiti ntabwo ihagije ndashaka limuzini wapi ati ndashaka Range Rover yo ku ruganda mbese nta kintu afite nubwo mubona kuriya amaganya yaramwishe sinzi niba wari wabona nk'umuntu uko urushaho kugira byinshi ni nako urushaho kumva amaganya ntabwo birushaho kuba amaganya urushaho kwiyongera kugira byinshi ntabwo bivuze ngo amaganya avuyeho oya haje ayandi y'ubundi bwoko bujyanye n'uko umeze bijyanye n'icyiciro ugezemo agenda nayo yihinduranya bivuze ngo ntabwo wayasengera rero ngo aveho amaganya yose nta muntu ujyasengera ngo aveho oya nongeye nabahaye izindi ngero si umusore se si inkumi rwose amaganya aranyishe wenda nubatse urugo wasanga nanjye Imana ingiriye neza hari n'abavuga ati nindwubaka urumva mbese nzaba nkiza imiruho yose agasuzuguro k'abadayimoni ati koko abadayimoni bazaba bapfuye kandi ntabwo bajya bapfa urumva ati nanjye urugo akarwubaka ukwezi kwa mbere abera atari kuko amaganya akongera akagaruka atari kuko nta no gusama nta mwana ubu kuko amezi ane arashize 5 umwaka nta mwana amaganya umwana akaza ubwo se ujyanga arashubijwe kigozi na nido ko bikenewe umwana ko agiye kujya ku ishuri Imana ishuri ryageze dore kwa 10 ishuri rikabaye ikibazo abana bararyikiwe umwana wa kabiri niki kuzageza igihe ubaye umuntu yinjira mu gitaka bamushingura amaganya akiri amaganya urumva ntabwo ushobora kuyasengera ngo aveho ahubwo bigusaba kugira imbaraga zo kubana n'amaganya ku buryo uyarusha imbaraga yo ntakurusha imbaraga ngayo amaganya y'isi yego twari turi gusobanukirwa amaganya ubundi aya maganya aterwa n'iki pastor ubundi amaganya isoko y'amaganya urumva n'ay'isi nyine ni ubuzima burusha umuntu byakomotse cyagiye Yesu ajugunya Satani mu isi
avuga ngo wasi ubonye ishyano byakomotse aho birenda kuba byo ariko byakomotse ku muntu witwa Adamu na Eva nta maganya bagiraga bakimara gukora icyaha bahise bikururira amaganya uribuka yuko umugore yabwiwe ngo azabyara babara hanyuma Adamu we arabwirwa ngo azarya ariko yishakuye amaganya nyine yaraje amaganya yari kuko yinjiye nguko ubwo ngiki cyazanye amaganya yazanye n'icyaha ahita yicarira ku isi atura ku isi amaganya yibereye inaha ntashobora kuhava aratuye aratekanye ubundi byari paradiso nta maganya bibereyeho neza harashobora kuvuga ngo nuko bari bake ubu twabaye benshi oya hariya baje kuza gushukwa satani yarabashutse hanyuma bikuraho ubwiza bw'Imana bahinduka ibicamuke babatakaje ubwiza bw'Imana hanyuma babikururiye umuvumo isezerano ry'amaganya riba ririnjiye ritari rihari umugore abwirwa ngo uzabyara ubabara n'amagingo ye umugabo ati uzarya ariko yishakuye abagabo bose ku isi nta kintu cy'ubuntu amaganya urabanza ukiruka imisozi urumva ukabira icyuya mbere yo kubona ibyo urya niyo mpamvu dukangurira abantu gukora biragusaba kubanza kubira icyuya niko byanditse nta by'ubuntu bibaho kubyara ubabara ngiyi inkomoko y'amaganya ariko amaganya y'isi amaganya nubwo wagira ute nubwo wasengera akajana ntavaho ariko iyo wayahaye urwaho nanone nabyo bigira ingaruka wayahaye urwaho gute ukavuga uti nyine ukagendera muri ayo maganya nyine ntabwo ashobora gutuma imbuto zera bura amaganya ntiwabyumvise se ijambo ry'Imana cyo ryavuze Yesu wenyine niwe wabaciriye umugani ahubwo tusa n'izibwe mu mahwa wowe nuwumva ijambo aho kugira ngo azere kumva ijambo ni imbuto yamaze kwinjira ikamera abo nibo bakristo benshi dufite ikamera ariko yagerageje wajya gushaka urubuto ngo amahwa akaziniga ntizere imbuto amaganya y'isi agatuma umuntu atera imbuto abantu bakavuga bati uriya muntu arakijijwe pe arasenga ariko afite amadeni ariya mva wamubona mu rusengero ntiwamubona mu kazi wamubona afite amadeni ku buryo afata ideni akarigera kayirindi ahera ku murongo aguza none abantu bose bakamwita akaryamyenda kubera ko we ni umuntu w'umukristo mwiza mu by'ukuri yaretse ibyaha ariko kugira ngo azere imbuto amaganya y'isi uretse ngo ajya gufata ideni ariko atarikeneye cyane kugira ngo akemure akabazo yari afite neje akafatisha irindi ugasanga amadeni yamubanye uruhuri atabasha kwishyura kubera amaganya y'iyisi mu rusengero akaba akijijwe mu kazi byose bimeze neza mu kazi ugashaka imbuto ukazibura mu baba abantu ugasanga ni umuntu wifite kabisa umeze neza w'umukristo mwiza anafite ariko barumuna be bakuru be ba nyirarume kwa se wabo nta n'umwe yitayeho niyo baje bamugana ahita atangira kubaganyira akabereka ukuntu akennye amaganya y'isi akabereka ukuntu ari we mukene ukennye akakubwira ngo iriya modoka yarangiye yabuze esanse nawe urimo uranyaka 1000 urumva ayo maganya ariko kandi koko nibyo yabuze esanse afite ikibazo cya esanse wowe uramubona n'imodoka ariko ntabwo uzi ko afite ikibazo cya esanse uzi ko hari abantu bajya gusaba ababosi ngo bafite amamodokari akagenda akavuga ngo ko yamubonanye imodokari gusa ariko namenye ko iriya modoka ari umusaraba kuri we yabaye umutwaro uremereye ni amaganya gusa kubera umuzamu uyirinda aramwishyuza umukanishi arimo aramwishyuza uyikanika uyoza aramubwira ati sinyitera cyangwa utarampereza amapine yashaje mu muhanda polisi iri kuvuga iti have asiranse yarangiye esanse yazamutse nawe utima 5 agahita avuga ati ariko nkawe uguzi ibyo urimo kwera nawe ukavuga utabakire si abantu harabona ngo bakire si abantu
no numenye ko umuntu iriya modoka yabuze n'uwayihera ati wayijyaniye yabuze uwayihera kubera ko n'umusaraba nishobora gutuma atunga n'igihumbi ubu dizayari abadukurikiye imodoka yabereye ikibazo ugati nitwe bavuze ni ibibazo ku isi hari abavuga ngo ku isi si heza urumva yayiguze erega yayiguze ayishaka kandi avuga ngo nyine ubona ari sawa ariko amaganya imodoka yari yazanye ararenze yaraje yinjirana n'amaganya yayo cya mbere yaparitse hamwe n'abandi bakire iyo abandi batangiye kuvuga no kugira imirimo bakora no gufashanya n'iki bihita bimusaba nawe kwirarira kugira ngo nawe urumva nyine nawe agaragara nk'uri kuri icyo cyiciro uguze amaganya bikorana ubwo se urumva yakwera imbuto uguze amaganya bikorana ibyo ngibyo abikorana amaganya kuko bumva icya mbere aba abizi neza yuko ari umusaraba yikoreye urumva rero amaganya y'isi atuma ijambo ritera arariniga ntago wajya mu mwuka gukurura ubwiza bw'Imana ntabwo bishoboka uri guhigahiga umeze gutyo uri mu pfundikanya ntibishoboka ariko amaganya atandukanye n'ibyaha oya ibyaha ni ibyaha ukora ariko amaganya yo ni ibigukikije ni ibintu biguhangayitsa n'ejo nzamera nte wibaza iby'ejo wiganyira ku by'ejo hazaza nyamara utazi ejo ko hatari ahawe niyo mpamvu Yesu yavuze ati mujye muvuga ngo ifunguro ridutungura iduhe none reka tubanze turebe twabonye amaganya y'isi n'uburyo ari hano nyine nta handi yajya yorahari noneho tubanze dutekereze ko ari ay'isi ni amaganya y'isi abantu bose barabizi yuko mu nda y'isi ukomeje ugatobora ubutaka ugakomeza ukagera neza uzi ko isi ari umubumbe ukagenda ukagera mu nda y'isi ndani uhasanga ibikoma bya magma izi magma uko zikoze ikintu cyose uteye hejuru mu kirere kigaruka ku isi kubera biriya bikoma biri munsi bigikurura abantu baheruka kwiga geography barabyumva iyo uteye hejuru ikintu icyo ari cyo cyose mu kirere gihita cyongera kikamanuka burya ntabwo kimanuka ku bushake ni rukuruzi y'isi ni isi ikurura wabyumvise yego ni isi ikurura ku buryo ikintu kigaruka niyo umuntu yasimbuka buriya abantu baza gusimbuka urasimbuka ukagera mu kirere ukanga ukagaruka isi iragukurura rero buriya n'indege buyiha moteri ifite imbaraga ukayinywesha benzine ikagera mu kirere ariko isi ntibura kuyikurura ibintu byose bifata ikirere bikajya mu kirere uzatera ibuye mu kirere urijugunye mu kirere yewe burya n'abahanga bo ku masasu n'isasu urirashe mu kirere byanze bikunze rizagaruka hasi ntabwo rizakomeza kugenda oya rizagaruka hasi uko byagenda kose bivuze ngo isi irakurura isi ifite rukuruzi ngaya amaganya arahari ntibishoboka mbese turimo turashaka noneho umuti wawe uzatumbagira ugere mu kirere amaganya akukurure akubwira ati garuka uri kujya hehe ko n'ubundi uhari uracyari ku isi amaganya arakurura byanze bikunze noneho rero ni gute abantu banesha amaganya ni gute twabana nayo ni gute twayanesha kuyanesha akaba hari ariko tukagenda hejuru ibyo ntadukurure Pastor ndumva ari uburyo bwo kubana n'amaganya oya ntago tubana imbaraga zituma tubana nyine ariko tuyagenda hejuru
yo ntago tugenda hejuru, twe tuyagenda hejuru. Ntago dutsikamira, ahubwo twe turayatsikamira. Wabyumvise? Ariko abahari ahubwo twe tukayatsikamira. Yego. Bigenda gute rero? Nkuko ujugunye ikintu mu kirere kikanga kikagaruka. Yego. Burya hari ikirere hejuru y'ikindi kirere. Ujugunye ikintu none kigaruke. Ibyo warubize? Hejuru y'ibicu tureba Imana ngo yahashashe urundi rwunge rw'ibicu. Oya. Hejuru y'ikirere. Muri atmosfere. Ntabwo iyo ikintu cyagezeyo ntabwo kiba kikibasha kugaruka hano. Kitemberera iyo ngo gita kireremba. Kikigumira iyo ngo kuko rukuruzi ntibikibasha kugikurura. Rukuruzi bigihari ariko itabasha kujya gute kugikurura, kuko cyageze muri atmosfere mu kirere isi itabasha gukurura. Wow. Abakristo nabo bagomba kwambara imbaraga z'umwuka wera bakagera mu kirere cy'umwuka aho amaganya atabategeka, bakareremba hahandi baba bameze nk'akanyoni mu kirere. Ni nako kamaro k'umwuka wera. Naho tugera mu kindi kirere cy'umwuka, ikirere isi itakibasha kugukurura, ariko kandi ugihari ukiriho, ariko igakurura igasanga wapi uri muri atmosfere, uri mu kirere cya kure, aho imbaraga zose n'ubukana bw'amaganya buvuga buti yaradusize ageze kure. Ngako akamaro k'umwuka wera. Ubwo icyambere n'umwuka wera ni nicyo cyonyine, imbaraga z'umwuka wera nicyo cyonyine, nta kindi cyo kinesha amaganya. Ko ntushobora kubasha kunyurwa udafite umwuka wera, ntushobora kubasha kwihangana utagira umwuka wera, utari muri icyo kirere, utageze muri icyo kirere cya kure, aho amaganya kurura agasanga wapi wagiye kera. Abantu bakajya bibaza bati buriya buzima bayemo ngiye mbubayemo sinabushobora. Reka nguhe urugero sa. Kuki aba muri buriya buzima ntakorera ibyaha? Reka nguhe urugero. Ntiyibe. Abantu bazi ntasamba. Kandi yari muri quartier z'indaya. Kubera iki? Nuko we ari mu kirere cy'umwuka. Byatunaniye. Ari mu kindi kirere. Ari mu kindi kirere rukuruzi itabasha kugeramo. Reka nguhe ingero zifatika. Abahanga mu by'indege yego bavuga ko utudege duto dukunda gukora impanuka. Uzi impamvu? Nuko tugendera hafi. Utudege duto buryo twose tugendera hafi. Ibidege binini rero bimwe bya karundura byo bifata igicu kure. Biriya kenshi ntabwo bikunda gukora impanuka kuko bigendera kure ya rukuruzi. Umukristo nawe akwiriye kugendera kure mu kirere cya kure, amaganya akayasiga, akajya mu kirere cya kure ku buryo rukuruzi iba itakimwumva, iba itakimukurura. Bisobanura ngo dukwiye kuba ibidege binini rero. Mu buryo bw'umwuka, umuntu wese ushaka kunesha amaganya agomba guhinduka ikidege kinini kigendera kure, aho amaganya ajya gukurura bikanga. Pastor, buriya umuntu ntiyanabishobozwa no gutumbira gukunda ijuru cyane kuruta gukunda isi, kandi ibyo byose bidashoboka udafite izi mbaraga z'umwuka wera. Ntabwo bishoboka. Nta muntu ukunda ijuru. Umuntu nyine watumbagiye uri hafi yaryo niwe urikunda kuko aribona, kuko araribona arasatiriye. Ariko utaribona se none se yarikunda atarireba. Ureba isi n'ibiyirimo, amaso areba hano uracyaturumbuye ureba hano n'aha, wakunda ijuru gute? Ntabwo bishoboka. Bigusaba ko uhumiriza ugatumbagira. Nibwo unesha amaganya kubw'imbaraga z'umwuka we. Yego. Hari abantu bakunze
bakunze kuyanesha barayanesha pe banesha amaganya. Izo ni za ntwari zatubanjije tuya dusoma. Yego. Uzazitangire mu Baheburayo uzisome 11 wumve kwizera bari bafite. Uraza gusanga bari mu gicu cyo hejuru. Babonaga ijuru bari kure babona ijuru bari hafi. Isi barayitaye n'amaganya barayataye kure. Basatiriye cyane. Mbese amaganya y'isi bari barayataye kure. Adashobora kubakurura kuko bageze mu kirere cyo hejuru. Nguyu umuti w'amaganya y'isi. Naho ubundi abantu babikundira inaha rero ntibishoboka bibanira nayo. Kandi wibuka ko aribo bakristo tugwije batera imbuto kubera ko amaganya y'isi agira gute aziniga nezere araziniga nezere birasaba kujya kure y'isi ugatumbagira ukajya mu kirere rukuruzi bitakibasha ubwo batubwiye kunyurwa ntago birimo. Ninde se wabasha kunyurwa adafite izi imbaraga? We ntago wabyishoboza kunyurwa. Imbaraga z'umwuka wera nizo zituma umenya ko ibyo ufite bihagije ko nta bindi ushaka. Ariko wabyumvise yuko kunesha amaganya ni ukuva hano ukazamuka ukagera ahantu aya maganya atakibasha kugira gute kugukurura. Kuko aya maganya y'isi agira rukuruzi. Abatubanjirije kugira ngo basoze neza urugendo bagenderaga kure y'amaganya. Ab'iki gihe bikundira inaha rero ni ukuri nta rubuto no gusoza kwaba amasaziro yabo sinyaza. Imana idufashe amaganya. Buriya uyu mugani w'umubibi twasomye ye baba we buriya uvuga ibintu bikomeye budashobora kubyumva. Nawe tekereza ngo zimwe zigwa hehe ku nzira barazikandagira n'inyoni zirazitoragura. Baba we uwo ngo ni wa wundi umva ukuntu yesesone ngo ni wa wundi ngo winjira mu nzu nyine ngo ijambo ririgeraho rifata. Wabyumvise ijambo ry'Imana uzi ko ariryo rihindura umuntu kandi akaryumva ku manywa nijoro amaze imyaka n'imyaka mu idini no mu itorero ariko nta kintu rirakora muri we ntago riramuhindura. Noneho ngo wa kabiri ngo n'imbuto ngo zigwa ku kara. Kandi uwo muntu abazwi no mu itorero azwi ko ryaguye ku nzira koko. Nawe aba yiyizi ko zaguye ku nzira. Noneho mvi zaguye ngo mu butaka bwiza. Uyu ni wa wundi ubushize wagiye wasetse ngo zaguye mu butaka ngo ubutameneye ku kara ku rutare mbese. Noneho ngo ziramera. Yesu aravuze ngo zarameze. Baramubaza ati birase bashaka kuvuga iki? Aravuga ati reka da niba abandi bajya mu rusengero bakumva ijambo ry'Imana bakaryemera bakazamura ibiganza ngo haleluya turafashijwe bagataha. Noneho bagera mu nzira wahura nabo ukabaza uti mwafashijwe n'icyo? Atuze haleluya twateye ngo hagira ngo akantu kaza gutegaca kuri ngo agahita bivamo. Ngo akizwa ruko ari ku rusengero. Imbuto zimushakeho ku rusengero. Imbuto nta n'ibibabi ahandi ntumushake. Oya nta n'ibibabi. Wenda ibibabi turabibona kuri uyu wa gatatu uzaguye mu mahwa. Ariko uyu we ni haleluya gusa nyinshi. Ntago zakuze kuko iyo zikuze nibwo ibibabi biza. Ni nabwo imbuto ziza. Imbuto zo ni nyuma. Ibibabi biza ku mbuto zakuze. Izi rero ntizakuze kuko zabuze aho zishora imizi. Zahise zuma rero. Yesu yasobanuye ngo abo ngabo bapfa gusohoka ku rusengero bagahura n'ibintu amaganya. Oya ibigeragezo n'ubundi buzima bwo hanze ngo bagatebegirwa ibyo bize. Bamuvuga rimwe ati mbivuyemo agakiza reka nkarambika hasi duhangane. Agaterura uko ageze ku muryango w'urusengero. Reka mbe agakiza nkarambitse hasi ubundi mpangane n'uriya muntu akanabivuga. Noneho uyu wa gatatu rero we ako gakiza mu nkangisha reka nkashyire hasi ubundi nkukubite nkumvishe ubundi nzongera ngafata ngiye ku rusengero.
ngo uyu rero noneho uyu nguyu noneho sasa wa gatatu ngo zaguye mu butaka ziramera, ariko ikibazo mu kumera n'ibibabi byazo n'amashami yazo hategerejwe ko imbuto ziza, kuba mu murima ngo harimo amahwa ngo arazinika. Yesu aravuga ngo ayo mahwa ngo ni amaganya y'iyisi niyo aziniganizere. Niyo mpamvu abakristo benshi wajya kubashaka ukababona n'ibibabi barakuze n'imigengararo ubona bahagaze kabisa, amaze igihe mw'itora akubwira ati ujeje shareka, ariko no mu ndimi no kuri ruga avugaho anahanura byose abikora, ariko wajya kureba imbuto ukazibura, kumbi ni amaganya y'isi yazinize ubuzima. Avuga ati ejo bizagenda ejo nzamera banjye iki, ngewe nziga gute, nzarya iki, nzambara iki, ngo bwose udatunzwe n'iyi mpano ngo urumva ngo Imana yamaye impano y'ubusasa ngo umuntu atungwa neza aragiye. Ariko tubonye ko twarimo tureba umuti wo kuyanesha urahari, wo kuyagenda hejuru tukayatsinda, nubwo aba atavuyeho aba agihari, ni ukuzamuka tukajya kure yayo, tukava mu gicu cya mbere tukajya mu cya kabiri tukajya mu gicu cya gatatu tukagera ahantu kure aho isi itabasha kudukurura. Natanze urugero ko abatubanjirije bose, intumwa n'abahanuzi babandi twigiraho bose, icyabashoboje nuko bageraga kure. Ariko Petero we buriya wamushyira mu ruhe ruhande? Byatangiye amaganya yaramwishe, aho bigeze aravuga atoya reka nsubire yikura inkota, oya we yaje kugeza abivamo, amaganya bayemeje, ajya mu mwuka wera, ajya mu mbaraga nyinshi, ajya mu kirere, kugeza igihe isi itakibasha kumukurura. Bagiye kumubamba, uzi ukuntu yababwiye nk'umuntu wari mu gicu cya kure, ahantu isi idashaka kumukurura, aravuga ati muragatsindwa, ntimushobora mwebwe kumbamba nk'uko mwabambye umwami wacu. Umwami wacu mwamubambye ahagaze, nge ntabwo ushaka mumbamba gutyo, mumbambe muncuritse. Urumva igicu yaragezemo, yarageze hahandi, kandi imbere yari afite ubwoba bwinshi, amaganya yaramwishe. Byumvikane ko ushobora kubona yabaguritse mu maganya, ariko ubigasoza wagiye uri mu mbaraga nyinshi. Mwibuke Petero, ariko umuja umwana w'umubumbyi, ariko uvuga ati ye atongera usubire mu numve. Petero aravuga ati ariko ati nyine ati Iyudaya ni Samariya nyine hose, bati mwamwumvise, urumva utavuga nk'abayuda wowe, uravuga nkabo neza neza. Ati n'imvugo yawe arangije ngo akora ku ijosi aravuga ati nukuri ati nkabawe, arahira ijosi ati nkabawe. Uwo muvuga sina namuzi inshuro 3 zose aramwihakana. Uwo mugabo muvuga nkaba narigeze mu kiryera, avuga ati nimpfa se abana banjye bazabaho gute, umugore wanjye asigaye. Waruzi ko hari abantu b'iki gihe nabo b'abanyedini bameze gutyo, nta kintu yakumarira, urumva ntashobora habe namba, washaka kugira ngo ni mwene so ashaka kugirira akamaro, reka ndakakubwira ati nkakumenya, nkuko Petero yavuze ati nkamumenya, ati yewe aturiya uriya reka da, ati se ntabwo usengera igihugu, ati yewe ntabwo usengera kamashashi, ntabwo usengera nkabana nahazi, atavuga sina nahazi, ntabwo usengera igikondo, ati reka atavuga nawe umuntu ntabwo muzi ko mba nawe yari hateranira, reka uriye no bwa mbere. Amaganya agatuma wihakana umwami, agatuma wihakana mwene so, agatuma wihakana ibintu byo guhamya ukabivaho, ukanga guhamya bikakunanira neza. Hari abantu guhamya binanira, akavuga ati reka singiye kubura ubwenge, mugahemba ikinyoma bakanagisengera, akavuga ngo singiye kubura ubwenge, ruswa ukayirya, avuga ati Imana izamutabara, ntabwo ari jyewe mucunguzi we. Ati nyine niyihangane, Imana izamurinde, nyine niba uri umuntu w'Imana nyine izagutabara, byanga ntakundi, kandi wowe wari kumutabara.
narimo mvuga ngo buriya mu buzima bwacu bwa buri gihe iyo umuntu yizera ko Imana ishobora byose ariko ko abantu ntacyo bashoboye abantu muri kamere zabo n'ufite icyo ashoboye ni ukubera Imana aho niho imbaraga ubundi iyo umuntu yiyambuye ubushobozi akavuga ko ntacyo ashoboye nibwo Imana itangira gukora igitangaje rero abantu bakunda kuvuga ko ari bo ko bashoboye hari ibyo bashoboye avuga ati nshaka kugera kuri ibi no yakabakaba hirya no hino akabura icyo afatisha kubera yuko yamaze kwiyemera abigishwa narimo mbivuga ukuntu bumvise ukuntu gukizwa bigoye baramubaza ati ubwo ninde uzakizwa niba ari uko bimeze Yesu avuga ngo bidashobokera abantu ku Mana birashoboka umuntu wese uzatekereza ko Imana ari izamushoboza ko ari izamuha ubushobozi bw'ibyo adashoboye irabimuha niwe utumbagira akagera kure rero ariko abantu bashaka kwikiza bakumva bo bakwikiza mbese babasha kugira icyo bageraho ubwabo wapi ntacyo wageraho amaganya azahora ari amaganya ntushobora kunyurwa uzahora uri umukene uri umutindi wo korerwa ariko igihe uzavuga uti niba mfite burya ntabyo mfite ukavuga uti nibyo Uwiteka wege ntacyo ngira yendiri burayize nicyo bisobanuye nuvuga ngo niriya gorofa na za modoka n'aya mafaranga reka ntabwo ari ibyanjye nibyo Uwiteka umuntu ufite uwo mutima aranesha yamaganyo yagenda hejuru ntabwo bishoboka ntaganya ryaza kuko Imana ntayihera ishyira imbaraga kavuga ati n'ubundi ibingibi sinjye wabyihaye si ibyanjye ibi ni Kristo wabingesheje niwe wangejeje kuri ibi ariko iyo uvuga uti ngewe mfite gahunda izi nshaka kugera kuri ibi nshaka ugendera mu ndege uguruka nk'ugiye Nyabugogo umuntu ugiye muri Kenya cyangwa ugiye Dubai mbese bigasa nko kujya Nyabugogo kujya muri Amerika bigasa nko kujya mu ntara uguruka ariko ejo ukavuga uti amaganya aranyishe ngomba no kujya mu kwezi mbese ntabwo ushobora kunezerwa ukageza ukavuga utoya ati no mu ndege rega habamo impanuka nyinshi ukagira ubwoba amaganya akakwicaho kuri indege kandi ntuzagera muri Amerika n'amato n'imodoka byagutwara imyaka n'imyaka aho ugasanga ubwoba n'ubwoba kubera iki kubera ko isi nuko imeze nuko iteye ikoze mu maganya bisaba imbaraga z'umwuka wera kugira ngo urenge aho ngaho ugerane amaganya ntavaho abagihari ariko ntacyo bigutwaye ntabwo agukurura arakurura akakubura agasanga uri mu kirere kidakururwa na rukuruzi kirere cy'umwuka abantu bayikoreza amaganya ubundi mwebwe murateruraho muzahageza he muyahereza Uwiteka kandi umuntu wese ushaka kuyikoreza amaganya nuko aba ari mu kirere cyakure uzi kugira ngo abantu bemere kuyitura bayikoreza Imana reka abantu baryoherwa no kuyikorera amaganya ashyira ku bitugu andi agashyira ku mutwe andi agaheka mu mugongo ariko ijambo riravuze ngo muyikoreze amaganya yanyu amaganya yanyu kuko yita kuri mwe yego reka dusoze Pastor reka tugushimire murakoze cyane nanjye ndabashimiye dushimire cyane n'abakunzi batwiganirire twabanye muri uyu mwanya kandi abatsinzwe bumva umuti w'amaganya ko ari uyu nguyu ni ukuzamuka hejuru cyane bigenda hejuru hejuru cyane mu buryo bw'umwuka wahura na bamwe bakubwira ngo bimeze gute ukababwira ngo Yesu Kristo ni muzima yatsinze urupfu yatsinze Satani ntabwo bakubwira ngo ntibishoboka ukababwira utari ko mwabikuye he ibyo bakubwira ngo itorero ryarapfuye rwose ryapfuye ahubwo niwe wapfuye itorero ryapfuye itorero ko ari rizima itorero rya Kristo naho amarembo y'ikuzimu riri mutaraga ni rizima yahaguruka ntabwo yarishobora yego turabashimiye kubana natwe twasobanukiwe amaganya hari umuntu wabifataga wenda nk'icyaha yakumva yaje
kavuga ati Imana ibimbabare, ariko tubonye ko ugomba kuyasiga ugatumbagira ukagenda kure. Turabashimiye Mana, turagushimye mu izina rya Yesu. Bene data, bashiki bacu bavuze bataye amaganya, turatubana nayo kandi yaradutsikamiye. Niyo mpamvu tubasenge kugira ngo bahe imbaraga zo kuyigaranzura kandi bashoboze kunesha amaganya y'iyisi n'ibihendo by'ubutunzi. Turasenze cyane kugira ngo imbaraga z'umwuka wera, kuko arizo zikwiriye kudushoboza kugira ngo zigumye kutubaho cyane. Kandi umuntu wese wumvise iki kiganiro turamusengeye kugira ngo yunguke byinshi. Niduceceka iki kiganiro cyo gikomeze gikore mu mitima y'abacyumvise. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.